kaboko afata icyuma muri icyo cyumweru twatewe n'abandi bantu mu rugo baza nijoro imvura yaragwaga ari nyinshi bakubita Gatarina urugi rw'imbere nuko babwira mama ngo nazana amafaranga mama arayabaha batangira kumukubita ibibutu ku maguru ngo mbese ngo yumva amaherezo bimeze bite batwara n'isine twe tumaze kuriraho barabatinda umuzamu wari uhari witwa Mayobera aza kutwirukana ngo turatera inkoko ubwoba mbese ubwo inkoko zari zaturushije agaciro mama aramubwira ati se waturetse tugahagarara iminota ingahe ko turi bugende aratanga yari afite ikintu cy'ikibando akinkubita mu mugongo umva twari twakonje n'iki ngo rero ngo ni muduhembe tubahishe neza turabwira se turabahemba iki ko nta mafaranga dufite ngo nyine ngo dushake ibintu muduhemba ngo babimenye ngo cyangwa tubihorere mwirwarize ngo kwanza ngo tumanuke tuye kwivugira hara hepfo mu mafureri ni hanini batujyana mu kindi kizu cyari hepfo nuko ngo rero ngo mugiye kuduhemba ngo turangize ngo twategaho kubahisha tubahishe ubwo bafata grenade bayishyira mu muryango ubwo yari afite umupanga gusa ikintu mpora nishinja mama wanjye yaramwicishije. Ikaze mwese kuri Elize TV show, ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Nk'uko mubibona turi muri College d'Excel Inyemeramihigo abahita muri CDV, namwe naho ngaho turi rwose nimwibeshe cyane. Turi mu muhango wo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko mu murenge wa Rugerero. Gusa uyu munsi cyatuzinduye turi mu muhango wo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uyu munsi wabereye mu kigo cya College d'Excel Inyemeramihigo. Muri kumwe nanjye Elize Niyonsenga. Reka dukurikirane ubuhamya kandi ukora subscribe nimba utarayikora, like, share na comment. Elize Niyonsenga, reka tujyane maze mwiyumvire ubuhamya bw'uyu mubyeyi. Nari kumwe n'umwana witwa Beata ubwo ari Gisenyi, nawe yaratemwe cyane ariko Imana iramurokora. Ubwo niwe twiganaga aho ngaho, turi kumwe n'abandi banyeshuri tugenda tubona ko barahagaze, twe tujya imbere. Barangije tugiye kubona tumaraje bihuta ngo tugiye kubakubita. Twese muradukubitira iki? Ngo ntabwo se mwumva ko umusederi wacu yapfuye utunyenzi twamwishe? Tutagenda ntabwo muradukoraho. Ubwo igihe mvugana nabo Beatrice yiruka bamwirukaho, njye baransiga ncika inzira. Ubwo twarakomeje ubwo noneho nabwiye ko mama acuruzaga amaboko. Dutaha ko twataga mu gihe cy'ijoro, mama agaha abantu amafaranga bakaduherekeza. Ubwo twaramanutse tugeze kuri Kiyaga, munsi ya Kiyaga tumanuka dutaha, haturutse umuntu mu gihuru akubita umuhungu wari uduherekeje, amukubita umupanga mu mutwe. Umuhungu ariruka, nanjye nari imbere niruka ntabaza. Ubwo uwo mugabo niba ari n'umusore ntabwo tutabashe kumubona, ahita akubita undi mu mutwe mama wanjye. Ubwo nirutse njye ntabaza. Ubwo abantu barahuruye ariko maze kumutema, ubwo ashaka no kumwambura isaha yari afite amuvuna akaboko. Ubwo bahise babajyana kwa muganga. Muri icyo cyumweru twatewe n'abandi bantu mu rugo baza nijoro, imvura yaragwaga ari nyinshi, bakubita Gatarina urugi rw'imbere
baza biyita amazina y'abasirikari bahamagarana ngo ajida ibiki ibintu nk'ibyo, bambaye ibintu bikoti n'ibibuti. Nuko babwira mama ngo nazane amafaranga, mama arayabaha. Batangira kumukubita ibibuti ku maguru, ngo mbese ngo yumva amaherezo bimeze bite, ngo barabona ibintu bimeze bite. Mama ati nanjye nuko mbibona. Baratwaye batwara n'isine twe tumaze kuriraho, barabatinda. Ubwo n'akaradiyo baragatwara. Ubwo noneho igihe cyo ku itariki 7 nababwiye ko mama bari bamuvunye akaboko, hari umugabo wazaga kumwunga wo kuri maboko araza. Ubwo mama yari yatumye musaza wanjye na mukuru wanjye kurangura gutunda ku Nyundo. Urumva twebwe twaraye tutazi amakuru kuko akaradiyo bari baragatwaye. Ubwo musaza arafatse mwamenye ibyabaye, mama ngo ntabyo tuzi. Umugabo aravuga ati umubyeyi yapfuye kandi ntihagire abantu bava mu nzu. Mama ati se umubyeyi wuwe? Avuga ngo abyara Imana. Ati none ko nohereje abana banjye se kurangura gutunda, ati se urayicururizayo? Ahita anyohereza arambwira ngo njye kubagarura. Ubwo naragiye ngenda nirukanka, mpura n'umuprofeseri wigishaga muri Cordari, yari umunyaruhengeri. Arambaza ati se ugiye he? Ndamusobanurira. Arambwira ati tubagarure nta hantu mwacururiza. Naramanutse ngeze hariya kuri maternite, mbona insoresore zigeze muri 6 zihagaze. Numva akantu k'ubwoba karaje. Narakase nsa nk'ujya muri ekonoma abahazi, nkasanga umugabo yakunda kwita Rutaburishema, yari umuprofeseri. Nawe arambaza, mubwira ahantu ngiye, aragatihute nave mu nzira. Naragiye kubw'amahirwe nsanga ntacyo bari babaha, mpita mbabuza ndababwira ngo byihorere. Kuko njye nari maze kubona ko mu muhanda harimo izo nsoresore, nabwiye bakuru banjye ndababwira nti twe guca aha ngaha, duca mu nzira yo muri Muhira hirya, aba ariho duca. Tuhageze akayira gato twabonye tubona haturutsemo abantu b'abagabo 4 bafite imipanga. Kuko bo nubwo naje mbibabwira bashaka kuba batari babisobanukiwe, ariko nyine namaze kwishyiramo ubwoba kubera abantu abo basore nari nabonye. Turihuta twihuse tubona baratwiruka, turaje turiruka twirutse batwirukaho, ubw'amahirwe turabacika. Bageze mu rugo dusanga mama yagize ubwoba, yahetse umwana ukurikira, yari muto, afite imyaka 4 n'igice gutyo. Yatera ifite ubwoba, nagize ngo babishe, ubwo mbabonye Imana ishimwe. Mu gihe kibivuga haza umuhungu wari uvuye Mahoko witwa Habyara, aravuga ati ese muracyari hano? Ati nibushake muhave kuko igitero Mahoko kiri kwitegura kigiye kumanuka. Kandi umusaza witwa Simoni bamaze kumukubita, bamukuye amenyo. Ni se wa Epifania. Ubwo twahise tujya mu bafureri. Bageze mu bafureri cyakora dusanga mu rugo iwacu nitwe ba mbere tugezeyo, ariko twe twarahamenyereye, imfunguzo bahita baziduha turinjira. Byageze nko mu masaa 10 indi miryango itangira kuza. Nijoro imiryango yabaye myinshi cyane, ariko batwikaga kwa Paul Nyanabo. Umuryango wari mugari, harimo abantu benshi, bari baje niba ngo gutura icyari, n'ubwo harimo abantu benshi, barabatwika. Ubwo nyine twumva induru zivuga, twaraharaye, mu gitondo turahabyukira. Bigeze hafi mu masaa 9 saa 10 abafureri baratwirukana. Baratubwira ngo interahamwe zibatumyeho ko nibatatwirukana nabo bari butwicane. Twavuyemo. Ubwo murumva buri wese yagiye ukwe, njye najyanye na mama wanjye, na mukuru wanjye ajyana n'ako gasaza kanjye kankurikiraga, umusaza wanjye nkurikira we nawe ubwo yagiye ukwe. Ubwo twatangiye urugendo rw'ibihuru, dutangira kwihisha. Ubwo ndibuka rimwe twasubiye mu bafureri,
twihisha nyine mu bizu byari bihari ko nabo bari batangiye kuhasenya, twihisha inyuma y'inzu y'inkoko. Umuzamu wari uhari witwa Mayobera aza kutwirukana ngo turatera inkoko ubwoba. Mbese ubwo inkoko zari zaturushije agaciro. Mama aramubwira ati se waturetse tugahagarara iminota ingahe ko turi bugende? Aratanga, yari afite ikintu cy'ikibando akinkubita mu mugongo. Ubwo twaragiye twinjira muri Muhira nyirizina. Muhira kenshi habaga imirima myinshi cyane, turahisha. Ubwo hari kwa gatandatu. Ubwo twahishe turi benshi, twahuriyeho n'abantu benshi turi umuryango. Ubwo mama arambwira ati nta bantu bajya bihisha ari benshi, reka ubwo barabihisha hariya muri Muhira haba imbingo nyinshi cyane. Aho bati tujye mu rubingo ruto tuhasigare njye nawe. Ndamunanira, ndabwira mama njye numvaga ko kwihishanya n'abantu benshi bishobora kurokora umuntu. Ndabwira mama tugende dusanga abandi. Mama tuvuga oya tuguma ahangaha, ndamunanira. Ubwo twicaye muri urwo rubingo, twari hafi 10 turugumamo. Mama yari afite amafaranga arayatanga, baraduhahira batuzanira ibyo kurya muri urwo rubingo. Hari umugabo witwaga Kimanuka yari responsable, iwabo niho bahahiraga ibyo kurya. Ubwo muri uko kuduhahira akamenya n'aho turi, nibyo byaduteye ikibazo. Ubwo bwarakeye ku cyumweru ku itariki 10 nko mu masaa 7 twagiye kuwubona, tubona igitero kirimo nk'abantu nka 50. Icyo gitero cyari special. Impamvu mvuga ko cyari special, interahamwe aho zateraga hose zarasakuzaga n'amafirimbi n'ibiki byose, ariko icyo cyatugezeho kitavuga. Nuko natwe ntabwo twari mu munezero ngo dusinzire, twararebaga hirya no hino. Twagiye kubona tubona kiraje kitavuga gicecetse. Ubwo wa mbere wakibonye yarirutse arahaguruka. Ariko mbere yaho gato mumbabarire, hasigaye nk'iminota nk'icumi ngo baze. Mama yarambwiye ati ndananiwe ndumva nshaka gusinzira, tujye hirya gato muryame usinzire. Uko urubingo rujya rumera nk'ufite ibyumba, tujyamo gato arasinzira nk'iminota itageze muri 5. Habura amasegonda ngo baze yarakangutse, ahita ambwira ngo dusanga abandi. Tukicara nibwo igitero cyaje. Ariko mbere ko tuva mu rugo, mbabarire, yari yaraduhaye amafaranga avuga ati hari igihe twazatandukana akazabafasha. Aduha n'ibitenge, aravuga ati aho wagera waryama ukakiyeroza. Ubwo nari narataye ibitenge nsigaranye kimwe. Ubwo noneho turyamye aho ngaho, amaze kubyuka twicaye, nibwo icyo gitero cyaje. Kije abo twebwe barakuka nanjye ndirwa nirutse mfata cya gitenge aho ryama, ntabwo bakubonye, ndamucika nirukankanye n'undi mama wacu witwaga Josephine, yari afite n'umwana w'imyaka 5 amuhetse, turirukanka. Ariko nyabona Imana yahabaye kuko bari bafite ibikoresho byose n'imbunda bari bazifite. Baba baraturashe abenshi twari kuhagwa. Twirutse umugabo witwa Kamuzinzi aravuga ngo mubatere parishoti. Parishoti sinzi, ababizi bazadusobanurira. Ngo mubatere parishoti. Njye nirutse numva ko ari nka grenade, niruka ntegereje ko wenda iri bunkubite. Ubwo twarirutse tujya ku mukecuru wabanaga n'ubumuga bwo mu mutwe. Uwo mukecuru yaraduhishe, adushyira mu bishyimbo yari yarasaruye, atwinjizamo, atuzanira ibijumba ngo turye. Ubwo mwibaze umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe ariko akiruka guhisha abantu, ariko umuntu muzima ufite ubwenge akaba byaramunaniye. Ubwo ngubwo
haza kuza umwana witwaga Felice, ni umwana wa Janvier. Umwana akunda kwihisha mu biti cyane. Ubwo ngubwo arahaca turamwumva. Uwo Yosephine avuga ati ubu ni Felice, reka tumuhamagare tumubaze niba yamenya abapfuye. Turamuhamagara, aratubwira ati nta bandi namenye usibye nyina wa Marikiya niwe uryamye mu muhanda, avuga mama wanjye bamwishe. Ubwo ngubwo ngo bazanye amarira make, uwo mama aravuga ati surarira wowe uzi ko aka kanya uri bukarokoke? Urumva nigaruyemo imbaraga biragukomeza urugendo. Aravuga ati hano hantu ni habi, uyu mukecuru mubwadwishe ariko afite ikibazo mu mutwe, ashobora kujya kubivuga, n'ubundi burije tugende. Ubwo twasubiye iruhande rwa hahandi twari twishe muri icyo kibingo ku mugabo bita Nzabanita, nawe yarishaga ariko ntibakunda kuva mu rugo cyane, bishaga hafi y'urugo. Ubwo bwari bwije tujya gusasa inyuma y'urugo rwe turaryama. Igihe turyamye twumva umuntu araniha. Uwo musaza aravuga ati uwo muntu rero wese ni uwacu, nta nterahamwe nk'ubu yagira ikintu twaragurije, bagiye kuryama, reka tujye kumureba. Yaragiye asanga ni umudamu bita Rose, ni muramukazi wa mama, bamutemye bamucuje, n'umwana we bamuciye akaboko n'akaguru, umubare araje bamukandagira no mu mutwe. Ubwo ngubwo amakuru naje kumenya nyine ngo mama yarirutse, baramurasa aragwa, baramutema. Umuhungu witwa Ndayambaje wo kuri Maboko afata icyuma kimutera mu gatuza, uwarangije arabigata, aravuga ngo amaraso n'ututsi atazamukurikirana. Icyo cyuma yarakizamuye akijyana amaboko kiriho amaraso, akijyana umugabo wari umwajidashefu yari yaratashye, kuko ari umukiriya wacu, barakimujyanira, barakimurira ngo dore umututsikazi, ngo ndamwishe ushaka handi uzongera kujya kunywera inzoga. Kuko uwo mwajidashefu na nyuma ya Jenoside yagiye kubimushinja, we yarafungiwe. Gusa ikintu mpora nishinja, mama wanjye naramwicishije. Impamvu mbivuga nuko yamujije kujya kwica abantu nkabyanga ngahatiriza. Ikindi kandi namubereye ikigwari, kuko nibura naraye iruhande rwe no kumufunika. Twarakomeje urugendo rurakomeza. Ubwo kuri uwo munsi wo ku cyumweru bica mama, nibwo aho mukuru wanjye yari yahungiye n'ako gasaza kanjye kankurikira, igitero cyahateye. Kihateye ngo umukobwa wari uhari yagiye guhuruza ngo hari abantu bahishe hano, ngo ni abanyakiwe ntabwo bazi. Igitero cyaraje ngo kirarasa, kirashe mukuru wanjye ariruka ngo yumva ko nasiga umwana we ntacyo bari mu mutware. Umwana baramufashe, ubwo bari kuri Maboko, baramufashe bamujyana kuri resitora y'uwitwa Mubaraka. Mubaraka ngira ngo aracyahari. Ubwo hari ku cyumweru, umwana kwa mbere barahiriwe, kwa kabiri ku itariki 12 uwitwa Saidi yari no mu gitero cyishe mama, yarahagiye ngo agiye kureba ako kana banze kwica. Aramufata ngo babaza umwana ngo uzi umuntu wishe mama wawe? Ngo aramubwira ngo ntabagizi ba nabi. Kuko umwana rero amaze kumenya iryo jambo, kuriya bari baratemye mama mbere n'iki, yamubaza ni bande bagutemye, umwana akamubwira ko ari abagizi ba nabi. Nuko ati n'abagizi ba nabi. Ngo akimwitegereza abona yambaye isaha ya mama.
ngo umwana ahita amuha ngo dore ni wowe ngo wambaye n'isaha ya mama. Undi ahita avuga ati nimwumva akantu mubitse, akantu kazi ubwenge kangana gutya. Ngo yaramufashe nta kindi yakoze, yahise amuca umutwe amuta muri sebeye. Yamutaye muri sebeya. Ubwo twe twarakomeje nyine turihisha. Bya kwa gatanu tujya kwisha ku mudamu twari duturanye witwa Makurata. Uwo mudamu yatwishe inshuro nyinshi pe. Twaragendaga twabura ahandi tujya twahagaruka. Byageze aho arafatira amaherezo abantu bazabimenya. Reka bajye bajya kubahisha mu gihuru nimugoroba muze muryame. Ubwo nari kumwe na mukuru wanjye, byageze nyuma turabonana. Uwo batse umwana. Ubwo ngubwo bakajya kuduhisha mu bafureri, hari ibiti bari baratemye bakadutwikiriza amashami yabyo. Ubwo batujyanagamo nka saa 10 za mu gitondo buri hafi gucya, bakaza kudukuramo nijoro. Ubwo ibyo byabaye nk'ibyumweru nka 2. Noneho umunsi umwe twihishe nyine badutwikiye, namwe murumva niba bagutwikiye, niba waryamiye ibumoso nuko, niba waryamiye iburyo nta kwihindukiza. Umunsi umwe bigeze mu saa 7 tumva umuntu adutambutse ku mutwe yiruka avuga ngo ngabo njye numva nshaka kuvamo. Mukuru wanjye arambuza ati oya ntabwo yatubonye, komeza uryame. Nshaka kumunanira ariko niba ko mama yarambwiye ngo sinkajye nkunda kwiruka, ndatuza. Ubwo twagumyemo amasaha, uwo muhungu wa Makurata yakundaga kuza kudukuramo yitwa Pilote kuko arahari. Uwo munsi aratinda, bigeze mu masaha 2 z'ijoro turavuga tuti reka tuvemo tube tugiye mu bizu byara mu bafureri naza turamwumva. Bigeze hafi mu saa 3 twagiye twumva abantu baje ari 2 kandi undi yasaga ari umwe. Tubona bacana amatoroshi ariko twumva ijwi n'irye, tumubwira aho turi barahadusanga. Aza ashaka kudukanga ngo murahunga ngo kandi ibintu byakomeye ngo bamenye ko mbahisha. Abivuze twabonye batinze, turabona twe tuvuye mu gihuru. Umva twari twakonje n'iki. Ngo rero ngo ni muduhembe tubahishe neza. Turabwira se turabahemba iki ko nta mafaranga dufite? Ngo nyine mushaka ibintu muduhemba ngo babimenye ngo cyangwa tubihorere mwirwarize. Ngo kwanza ngo tumanuke tuye kwivugira hepfo. Mu bafureri ni hanini, batujyana mu kindi kizu cyari hepfo. Nuko rero ngo mugiye kuduhemba. Ngo turangize ngo twategaho kubahisha, tubahisha. Ubwo bafata grenade bayishyira mu muryango, ubwo yari afite umupanga. Ngo kandi uri busimbuke grenade arahita imuturikana. Urumva ibya grenade ntabwo twari tubizi. Ni nabwo bwa mbere njye nari nyibonye. Ngo muryame hasi. Mukuru wanjye ati se mwatubabariye. Igihe bakimusubiza najya mbona umuntu mukuru wanjye arasimbutse arirutse. Aho ngaho. Ubwo yirutse naje kumenya nyuma, yirutse ajya ku mugabo witwaga Manuel Rutabikangwa. Yari umusirikari yari yaratashe. Ngo aragenda ngo aramubwira ngo nyira aravuga ati ba Pilote ndabasize hariya kandi bagiye gufata Marikiya. Arambwira ngo niba batari bumwice se ngo ikibazo ufite ni ikihe ngo genda. Nuko bamusubije. Ubwo ngubwo bandyamishije hasi baransambanya. Pilote aratangira avaho, witwa Manuel nawe ajyaho. Barangije baramubona impaguruke. Ndababwira njye ntabwo nshobora guhaguruka. Barangije bo bombi, umwe afata akaboko undi afata akaboko, baranjyana bansubiza nyine aho nishaga iwabo wa Pilote. Tugeze ku muryango barakomanga bahita birukanka. Asanga mukuru wanjye yahageze. Urumva ntacyo bari kumbaza, yari yabibabwiye. Umukecuru ashyira amazi mu ibase arambwira ngo nicaremo.
umubare tuye tubivuga nta kundi nuko ubwo ngubwo twagumye aho ngaho umugero ubwayi mu kigunda ariko bavuga ntandi twari kuki twarahagumye n'ubundi ubwo twarahagumye hari umudamu witwaga Astera Nyiravumera baje kumwica nyuma araza aje kutubwira ngo duhunge tujye muri Kongo kuko ubwo na musaza wanjye twari twarabonanye twari twarishanye kwa Astera twari benshi cyane twari tugeze hafi muri nka 15 aravuga ati abandi baraje kwiyoruganiza bagiye kujya muri Kongo niba mubishoboye muze mujyane nabo mukuru wanjye aranga aravuga ati oya ntaho tujya twarahagumye ubwo igihe cyarageze tubona n'ubundi tutari buhagume twagiye kwishaka umudamu witwa Agnes muri Muhira twaharaye ijoro rimwe bukeye bigeze mu masaa 6 aratubwira ngo abantu bamenye ko mbahishe ngiye kubaha umwana abajyane mu buvumo muri Muhira umwana aratujyanye niba ari ukuhayoberwa simbizi aratubwira ngo ubuvumo bwarafunze ubwo imvura yari ikubye ari nyinshi cyane aratubwira ngo gisubire mu rugo dushaka aho tujya natwe n'ukuntu twabonaga imvura ibaye nyinshi cyane nubwo imvura twayikundaga buri imvura yaratwaniye cyane buri imvura yagwaga nibwo watekerezaga ahantu ushobora kujya kwihisha kuko babaga bagiye kugama ariko iyo yari ikubye nabi cyane turamukurikira tukigerayo iwabo dusanga interahamwe zagiye kugamayo ziba ziratubonye tugiye gusubira inyuma baba muri muze twababonye turagenda tuhagarara imbere yabo ngo muvuye he turavuga ngo twabagaraga muri Muhira baratubwira ngo muzane intoki zanyu turebe ko mwabagaraga undi ahita ariko ngo mutubwize ukuri mwitubeshya mutubwize ukuri ngo erega ngo wabahemukiye ngo mwishe Habyarimana undi aravuga ngo erega ngo abangaba ngo babahisha abagabo mu gihuru bakaza kubashakira ibyo kurya undi aravuga ngo erega ngo mutubwire ngo ahantu Ildefonse na Mukura ari mumbabarire muhagurutse Ildefonse na Mukura niba bahari mu byubahiro byabo bambabarire aba bagabo bombi uko mubareba barashakishijwe mu buryo bwose kuko ndibuka baratubwiye ngo nimutubwire aho Mukura na Ildefonse bari turabababarira ndibuka ko twajyaga tumva burya niba bagayi wihishe hari igihe wumvaga amagambo bavuga hari igihe bajya kumva ngo Abanyakiganda ngo bagiye kumanuka ngo gushaka Mukura na Ildefonse Abanyakiganda agiye kugeza n'ubusinzi n'abaribo n'urwangura abantu baturukaga iyo hirya mu misozi aba bagabo bombi rero Imana yarakoze kubarokora pe n'ababahigaga bajya bakomeza babarebe bari ku burinzi bw'Imana ubwo bagabo barakomeza baradusiganya udarafa ngo mufite amafaranga muyaduhe tubabarire njye rero nari shaka mpita mvuga nti ngenda yafite mpita nkuramo 1000 ndakibahereza ngo ntayandi mufite mukurangira bamwe ntayo yari afite ariko aravuga ati n'ubundi urugendo ruracyari rurerure hari n'ahandi tuzagera bakayadusaba we gihagarara ntayandi barayafata none harimo umufite umujinya warafangwa ariko mu bundi murababuranisha iki ngo reka imvura ihite tugende bajya kutwereka aho babagaraga twavuga ko twabasabye imbabazi ntabwo twarabagaraga turihisha ibyo ntabyo numva yafashe umupanga arahaguruka agihaguruka mugenzi ahita awumwaka aravuga ngo umupanga wanjye ni uwo gutema amatungo ntabwo ari uwo gutema abantu umusaza waho nawe adusabira imbabazi ubwo twaragiye baratureka tumanuka dusa nk'abajya mu bafureri nanone duhura n'umugabo witwaga Ntampuhwe wo kuri Mahoko ndahaga ndamwese Ntampuhwe wagiye kutuhisha aravuga ati ese kuri aya manywa ndabahisha he
mbonye numvaga asa nk'uwacanganyije, numvaga ntanakwihagararira. Mukuru wanjye agakomeza kumpamagara, ngwino tugende. Ubwo aho ubwenge bwaziye naragiye, ariko cya gitero cyari cyadukurikiye. Mukuru wanjye avuga ati dore igitero cyaje, twiruke. Ubwo twarirutse turamanuka tujya ku mudamu witwaga Ana, twinjira mu nzu twirirwamo. Noneho umwana we muto yari afite nk'imyaka 10, ntabwo yari azi ko turimo. Yinjiyemo atubonye arikanga, asohoka hanze atabaza. Duhita duca mu idirishya tuva mu rutoki rwari inyuma, ariko turatatana njya na mukuru wanjye, ariko dusa nk'abari hamwe, ariko sinari nzi aho ari nawe ntiyari azi aho undi. Mu gihe nicaye mbona umugabo bita Nyamucenshera. Uwo mugabo yabaye interahamwe cyane, sinzi icyo yakoraga muri urwo rutoki. Duhuza amaso, ntabwo nirutse. Araza aza ansanga, aransuhuza, ndamwikiriza. Urakora iki hano? Ndihishe. Ati rero guma aho ngaho, ngiye kukuzanira ibyo kurya, ntuhave. Ndicara, ariko muri njye numvaga ko atagiye, ahubwo yihisha aho hafi acungana nanjye. Ariko yaragiye arabizana, azana umushogoro n'ibishimbo, abizanye mu kintu mu makoma. Arabima arambwira, ntugera ahantu ujya, ndaza kuguhisha nijoro. Nuko aragenda. Agiye, ariko ngira ubwoba bwo kubigenda hose ibiryo ntibizima munazaniye, kandi ko yabaye interahamwe cyane. Ndabona ariko ashobora kuba yicaye n'ubundi andeba, mbikoramo. Mukuru wanjye mbona nawe araje, ntabwo atese ibiryo bivanye, ndamubwira. Ariko wowe ntubiryeho, numvaga ntabyizeye. Ndamubwira reka njyewe mbirye, ntumwabiriye we ntubikoreho. Twaricaye, ako kanya umwana wo muri iyo nzu witwa Claude aza kudushaka. Aratubona, tumubwira uko bigenza. Aravuga ati arababwiye ngo araza kubahisha nijoro. Uriya yabica, ahubwo agiye ari gupanga ukuntu ari bubica. Aravuga ati ese ubu nta hantu mutekereza najya kubahisha? Turavuga tuti tujyane kuri Maboko. Urumva Maboko hari abantu twari tumaze kumenya cyane, mama yari yahakoreye imyaka 4. Turavuga tujyane kuri Maboko. Ubwo twagiye kuri Maboko dushaka kujya ku mumama bitaga Sara, ariko nawe yarahirwaga, ariko ibyo ntitwabitekereje. Tugeze ku muhanda, hari nijoro, twahura n'umuhungu we witwaga Munyagisenyi. Turamuga tuje kwihisha iwanyu. Ati na mama twavuze aho tumushyira, none mwe turabashyirayo. Mu gihe tukibivuga, haza umuhungu witwaga Maniragaba. Nawe aravuga ati aba bantu tubuze aho tubashyira. Aravuga ati nta kibazo, nibaze mu rugo. Maniragaba twarahihishe pe, Imana izabamugisha, baraduhishe. Mama we yadushyurizaga amazi nijoro tukoga, akatuzana ibyo, akadukorera ibishoboka byose. Twahishe nk'ibyumweru 2. Ubwo Maniragaba yaje kujya mu gisirikare, ariko asiga aduhaye umuhungu murumuna w'umugabo bitaga Mena ngo azakomeza aduhishe. Uwo muhungu witwaga Hakuza yaraduhishe. Ageze aho nawe atujyana ku muhungu bitaga Mupenda, murumuna wa Samsoni. Twarahishe twamaze iminsi 2, umugore we ashaka kudutanga. Yaranadutanze nuko byananiranye. Twaje kubona nijoro, tubona arabyutse, ariko twumva bakomeje gutongana mu nzu. Arabyuka, aradukingirana, akingira inyuma, arara hanze. Mu gitondo kare mu masaa 11 twagiye twumva avuga ngo n'Abanyakibuye ntabwo mbazi. Nibaza rero Abanyakibuye niba iryo jambo ryarumvikanaga nabi cyane sinzi. Nuko bicyakora ngo nta kibazo, ngo mvuye kubwira igitero mu kanya kigiye kuza.
ubwo byageze aho igitero kiri hafi kuza, yafunguye umuryango ngo umugabo asohoke twe tugumemo. Umugabo nawe afungira imbere. Ubwo umugabo byaramuyobeye, aranje aratubwira ati n'ubundi igitero kigiye kuza kandi ni cyiza, njye ntibanyica ariko mwe barabiciramo, ngiye gusohoka muhite muce imbere mwebwe, ndahagara ku rupangu mfunge. Niko yabikoze. Tukigera imbere twasanze hari umukobwa twari tuzi witwaga Nirere, atubonye arikanga ati ese muvuye he? Turamubwira. Mu gihe tukibivuga cya gitero kiba kiraje, twumva amafirimbi, urusaku rwinshi cyane. Ubwo mukuru wanjye yahise ajya mu kizu kituzuye cyari gihari, nanjye anjyana mu nzu yarimo umugabo, nicara mu cyumba cye. Umugabo yariryamiye hasi n'ihene ze ziziritse iruhande rwe. Ubwo aramubaza ngo ni ibi cyangwa ngo ni njyewe, mama aranyiruka. Umugabo arongera ariyorosa ariryamira n'iyamana. Nirere arasohoka ansiga mpagaze hejuru y'uwo mugabo. Igitero kiraza, uwo mwana w'umukobwa arakiyobya, aravuga se murashaka? Ngo ni abantu ngo bari kwa Mupenda b'Abanyakibuye, ngo nibo tuje kureba. Ngo nyamara abantu baciye aha ngaha ngo niba abana ba wa mugore bacuruzaga hariya kuri Maboko, ngo nibo baciye aha kandi nibo bari kwa Mupenda. Urumva bari bamwaye, numva bamwe bivugisha ngo ngo mbese ngo niba abakobwa buriya mugore ngo nta kibazo ngo ajyaga twihera n'inzoga. Ubwo igitero cyaragiye. Ubwo twagumye aho nyine tugenda twihisha. Maboko tumaze kuyizunguruka biba ngombwa ko dushaka ahandi twakongera kujya kwihisha. Twamanutse ku Nyundo. Tugeze ku Nyundo naho turahihisha. Twagiye kwisha umugabo witwa Alphonse, umuhungu wa Konseri Kabirigi. Niwe watuhishe. Tugezeyo na mukuru wanjye dusanga harimo abandi bari bamazemo igihe. Arangije nimugora aravuga ati reka mbagabanye, avuga njyewe arafata reka mujyane ahandi kuguhishayo. Yanjyanye ku mugabo witwaga Karori. Kwa Karori sinzi niba nari nihishe kuko bantumaga kuvoma. Bantumaga kuvoma ku mugabo bita Sekibibi, bari baramwishe kandi hari kuri kaburimbo. Robine ari kuri yasa nk'iri kuri kaburimbo, umuntu atambuka kaburimbo areba umuntu. Najyaga kuvoma akampa ibido nini, kandi mu by'ukuri nari ntaragwa kuvoma ngo nikorere ibido nini. Najyana amazi y'igice akantuka. Umuntu ungana nanjye ni gute nzana amazi atuzuye? Nkamubwira ko ntayashobora. Umunsi umwe nagiye kuvoma, naje kubona abantu bazamutse ari igitero, bafite agahanga bagashinze ku nkoni. Harimo umugabo wo kuri Maboko, umuhungu witwaga Birego, arambona arampamagara ngo ngwino hano. Ndagenda musanga kuri kaburimbo, ndamusuhuza. Ngo kutakigera kuri Maboko, ndamubwira nti nzaza. Ngo ejo nzaza kugufata njye kwagutembereza. Ni nta kibazo. Ngubahe mpita mwereka aho nari ngiye kuvomera, mubwira ko hariho mba. Ngo ejo nzaza kugutwara. Ni nta kibazo. Ngo dore ngo tuvuye gufata agahanga ka Padiri Seshyengo, ariko mu by'ukuri ni karakundi mugabo. Nuko ubwo undi munsi ngiye kuvoma, haza akana gato k'agahungu karimo mu myaka nka 11. Karambwira ngo irukanka, ngo hari abahungu ngo baravuze ngo bagiye kuza kugufata. Narirutse ibito ndahita. Ubwo naragiye, sinajya handi nari nihishe, njya ku mugabo witwa Diebo. Ndahaguma kugira ngo bwire, bumaze kwira nsubira kwa Karori. Hageze ikintu cya mbere bambajije ibito yabo aho nayishyize. Ndababwira nti nayitaye.
ni nako nabasubije, numvaga mfite umujinya k'umuntu bantuma kuvoma, ndababwira nti nayitaye, bararakara. Ubwo noneho ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi bajya bavuga ngo niba ari kamarampaka sinzi, ko baravugaga ngo bazongera bice bashakisha abasigaye. Ndi mu rugo hari umwana waje kuhandeba, urumva nyine naravomaga, abantu bose bari bazi ko mpari. Arambwira ati twarababaye ko Alphonse atakuzanye mu rugo ngo wihisheyo. Ndababwira ariko urugendo n'ubundi ruracyari rurerure, hari igihe nzaza. Uko nakabivuze, iryo joro igitero cyaraje kiza kuhatera kije kunshaka. Barakomanze, gusa nahoraga niteguye nzi ko umunsi nzumva umuntu ukomanze nziruka. Barakomanze, ngiye kumva numva babajije uwo mugabo Karori ngo turashaka umwana uri hano utari uwawe. Karori aravuga ati abana bahari bose ni abanjye. Yarangiye kubisubiza nirutse nagiye. Ubwo nahise njya kuwo mwana w'umukobwa iwabo, bari baturanye. Bambonye nta bintu byinshi bambajije, bahise banyinjiza mu nzu. Ndumva naragumyemo hafi nk'icyumweru. Muri iyo minsi nagiye kumva numva abantu baje kuhareba ngo bari bavuye i Kigali, nkeka ko bari n'abasirikare bahunze. Numva umukobwa barababajije atese ko mutaye Kigali mukaba mwiyiziye, ngo turagira ngo abantu bose bave muri Kigali, ubundi utunyenzi twinjiremo tuzane indege tubatwike. Nuko mpita ntekereza ndavuga buriya barahunze, ariko nanjye numva ko ibyo mvuze ari byo bagiye gukora. Njye nagumye aho ngaho, igihe kigeze ari nijoro, numva wa mugabo wahanzanye witwa Alphonse umuhungu wa Kabirigi aje kuntwara. Aravuga ati duhunge. Abantu bose batangiye guhunga. Ubwo twaragiye tujya iwabo kwa konseye Kabirigi, yari afite Daihatsu, adushyiramo na mukuru wanjye ubwo yari yamuzanye n'abo yarahishe bandi, tujyamo tujya Kongo. Tugeze muri Kongo ntabwo naho twahagira amahoro, kuko musaza wanjye n'abandi bari barahunganye mu kwa gatanu, bumvise ko impunzi zatangiye kuza baza kudushakisha. Uwo munsi baratubonye baravuga bati tuzaza kubatwara ejo. Ubwo Alphonse yaje asanga ahantu twicaye na mukuru wanjye twisekera twariyakiriye. Atese muraseka, ntabwo muzi ko bene mama barakaye ngo barabica, ngo kumbi basaza banyu baracyahari, ngo nibo bazaza kubica. Ati ubu mfite ikibazo aho ndi bubashyire. Turumirwa kandi twumvaga ko byarangiye twarokotse. Nuko kubw'amahirwe icyo gitondo yabitubwiyemo, niko musaza wanjye yaje aravuga ati nje kubatwara. Nibwo twagiye tujya mu nkambi ya Gituku, yarimo abatutsi benshi cyane, abenshi ni abari baravuye Kibuye, harimo inkomere nyinshi cyane bari baratemye. Nuko igihe cyarageze hashize ratubwira iti tuzabacyura neza n'iki, ariko kuko interahamwe zari zisigaye zidutera amabuye ngo tuvemo nabo bajyemo, byabaye ngombwa ko dutaha n'amaguru. Ubwo twaraje, inkotanyi ziratwakira, ziratubwira ziti muhumure ntimugipfuye ubwo mwatubonye. Ubwo rero urwo ni rwo rugendo rw'umusaraba twagiyemo. Gusa nkibaza ukuntu interahamwe kugeza ubu ngubu bitarasaba imbabazi, ikidegembya, ariko yaba inapfuye bamuherekeza bakavuga ngo ugende amahoro Imana izakwakire. Noneho nkibaza niba icyaha ntacyo, abashinzwe amatorero mwazatubwira niba icyaha kitabaho.
kuba umuntu yarishe abantu utabara, amaraso amushesheta ku ntoki no mu bwonko, yarangiza ngo Imana ikwakire. Ubwo twese none izatwakira nta cyaha kikiba, niko mbitekereza. Gusa ntarambiranye, ndashima Perezida wacu Paul Kagame, umubyeyi dukunda, yadusubije mu buzima n'ingabo zose bari kumwe. Turabashimira n'ukuri, mwarakoze, mwaraturokoye. Ntabwo tuzabatenguha, ntabwo tuzigira ibigande, n'ukuri turabakunda. Muzatubere Perezida wacu ko tumukunda, yarakoze n'abari bafatanije urugamba. Sinarangiza ntashimiye umubyeyi wacu Papa Gerard, Perezida wa Ibuka, umubyeyi udukunda, uduhora hafi, afite ijwi rito, ariko ikibazo kibaye ijwi rye rirazamuka akatuvugira. Papa, turagukunda kandi tukuri inyuma kandi ntituzagutenguha. Undi nashimira ni Perezida wacu w'Umurenge wa Rugerero, nawe aduhora hafi, ahora yumva ibibazo byacu, ntadutererana. Abo bose ndabashimiye, nkabashimira n'abayobozi bacu muri rusange, kuko nabo batwereka inzira nziza y'uko twakwiyubakira igihugu. Gusa ntabwo narangiza ntagaye Interahamwe, kuko bishe abantu, bishe Abatutsi bazi ko birangiye, bazi ko bagiye kwigarurira ibintu byabo bakaba abakire. Ariko birantangaza, kuko uwari umukarani n'ubu aracyari umukarani, uwahingiraga abantu n'ubu aracyabahingira, uwasunikaga ingorofani n'ubu aracyayisunika. Rero muzigaye, kandi twarababariye, turi abatunzi b'imbabazi. Ni ukuri nta rwango, gusa ntimukajye mudusesereza, mutubabarire pe, ahubwo muzatube hafi. Ndangije rero mbashimiye, dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze. Guhatana nzaba nicana tugenda, Karinda wicanywe na Bitwe, Nyamunini wishwe rw'agashinyaguro, Intore nimuruhuke, ntawe urumva